none se tuzabikora turubyiruko kandi twabuze amafaranga ako kantu nashatse kubikubwira mbura aho nabinyuze reka mubwize reka nkubwize kw'iki gihe urubyiruko rubeshejwe nuko rurimo kugira gutya cyangwa se abantu bari kugenda bavuga bahanura ibihanuzi by'ibinyoma kandi uzi turagenda tugafata nk'ikintu tugafata ibintu byinshi tugashyiramo tukagenda tukazajyana ahantu ku rugahano nyinshi tukagaruka tukavuga ati ni izina rya Yesu we nkunda ko iyo dutumye diru yose twarangiza tukagenda tukabikubitabura ni ukugira nambaye nk'umukozi w'Imana natebeje nagarukirije nk'ahantu nanjye nambaye ibitenge n'isakoshi ubundi se uzi woza indimi ari nyine mbwire ngewe nagiye gusengera ahantu mu misozi nkajya mu byumba bagenda bazanura nkajya numva ukuntu bagenda bavuga hari ukuntu nkuko nyine tukiga kera muri za primaire bagenda bavuga re washaka ugashyiraho na za tati tuvaye gene arakandi numvise ngo rabi ngo meni murakoze muraho neza Yesu ashimwe nahimbazwe murakomeye turakomeye amina turaho neza Yesu ashimwe nahimbazwe burundu yego ni karibu murakoze cyane mukuru ni karibu dusenga Imana neza Mana nziza Mana igira neza witika Imana turawushimye ariko Mana ngije ngizi ngeze umuntu yarya amafaranga turayariye Yes! umuntu wakorose yakoresheje amafaranga nibyo niyo mpamvu nawe kugira ngo ubashe kubohoka bikurweho nawe uratanga amafaranga uyakoresha amafaranga nawe ndabona bikomeye birajya kukwereka babisabitse ariko Uwiteka humura kumwe nawe Uwiteka tugutumyeho kugira ngo Imana ijye gukorera bino mufashe ibitaburure nawe ujye umenya gusenga uhageze humura mwene data bigaragaze Yesu humura Uwiteka kumwe bigaragaze ahangaha baragufashe barakuzinga ngo nujya usohokeye muri uno muryango
ariko Uwiteka agiye kubohora mu izina rya Yesu. Ahangaha ari byo bagiye bakora mu izina rya Yesu. Toka ibyo bateretse ahangaha. Humura mwene data. Nini igifurumba bafashe baragutabitse barakuroga. Izina rya Yesu Uwiteka twongera imbaraga. Iki gifurumba kirimo amagufwa. Ngwino tujye mu nzu tubisengere tubitwike. Humura mwene data Uwiteka tugutumyeho urabohoka mu izina rya Yesu. Humura Uwiteka arakuzi. Uwiteka yiteka gutabara kuko ngo ijambo ry'Uwiteka rabangu humura. Bitewe n'ukuntu ugenda hano hanze aho murakwanga. Dore aya ngaya ni amabuye bafashe imitima yanyu bayagira amabuye. Reba hano, ino ni imisaraba ibiri. Iyi misaraba ibiri Uwiteka yantishuriye arambwira ngo iyi misaraba niyo bari bagiye kubashyiraho mugapfa nyuma y'iminsi 2 kamara apfe mushizemo umwuka. Reba aya magufa nyuma y'iminsi 2 bari gushaka kamera gutya. Aya ni amagi y'inyoni zakure. Mwana mugiye kubura umwuka mu minsi mike mugapfa mwese mugashira. Yagurukanye ubutunzi bwanya ya magi n'inyoni zanje kumana abana mahoro koko. Ariko ho murakira mu izina rya Yesu. Jireho muri mu izina rya Yesu. Tuza abantu inaha barakwanga leta. Tuza ko ziri Imana bakugezeho byose biratuza. None se nta mafaranga mfite kuko Wiki icyakora hasigaye bari bamaye guhahisha kanyazane. iravuga ngo ihute yazane Bifane munsi ihute simani bana bara kuko mana yanjye. Amen. Nakira rwose. Amen. Amen. Mureke dusenge Imana. Zaje turi ubutunzi bw'abutagara. Turabugaruye mu izina rya Yesu. Mana turahagaritse urupfu mu izina rya Yesu. Mana turagushira. Turaguhimbaza. Warakoze cyane. Twirukanye imyatsi mu izina rya Yesu. Twirukanye abajyanye ubutunzi bw'uyu mubyeyi. Mana turayirukanye turahagarika urupfu muri iyi nzu mu izina rya Yesu. Urakoze kuba yakubyumvise. Urakoze kurukumbwira ngo uramutabaye. Urakoze kumbwiye ko umugiriye neza mu izina rya Yesu. Urakoze kumugarurira ubuzima. Urakoze kumwemerera ijuru. Urakoze kubaye ubugingo. Amen. Komada uraho Beho neza. komera ese wabaye Manege. none se ari amafaranga bajyanye ni wowe yatanze? Ntago wari ubizi ko natwa tugiye gupfa njye n'umugabo wawe. Mugira ute? Gupfa. Ariko uyoboye yuko hariho abatekamutwe basigaye barateye. Iki? Ubwo se amafaranga uravuga ko basize? Ndamubwira ariko twa tugiye gupfa nkayatanga. Tugende bataragera kure. We barakwambura ugasigara ukanuye amaso. Wowe uri kwigira gutyo baratwa ubwo se umugabo uramubwira ngo iki? Bwa mafaranga baratwaye nyine. Yesu we. Ahubwo ihute. Tugiye kuyagabana kugira ngo neje nitujya kwesikoroka ba. Ariko ni nabikubwiye ko kano ari akazi kameze neza.
twasenze Komera Kumujyana hano hepfo. Ureke tumuzana. twasenze oya mufate Oya, aho gusamba nk'ubwo bari kumusengera Uburozi burena amagufa y'ingurube umuntu ungana utyo singiye Bibiliya sinakoresha turi gusenga Imana uburozi bari baramuroza ngweke ubuki amagufa amagufa murebe n'amafaranga oya aya nama avuga n'inyama ihene siginga bayi wacungera batagucika abantu bo basigaye bibisha kuvuga ngo Imana iravuze ariko mukunda gusoma ijambo ry'Imana niho Imana izatugirira neza mumufate ngiye Bibiliya n'ijambo ry'Imana haguruka dusobanurire uko wabigenjeje nyine bisobanura watumwe n'Imana araducika